Dad. Okay, none mbyibagize. Twatsindiye isoko rinini cyane. Cyumva saho kumva umwana niwe wishaka. Reka kiriya cyagize gusa mu Dad mba nakoze. Yewe birambabaza iyo umuntu nka bariya atiyuka guhagarara imbere yaka. No, reka icyo kindaza kugikemura. Sibyo? Ko kugeza kuri umunota ni wowe nzi gusa wenyine. Oya. Gusa mwana wa. Watsindiye isoko. Bado, twatsindiye isoko rinini cyane. Biradusaba ikintu kimwe. Dukeneye umustylist mushyashya. Umva, ufite creativity cyashya ku buryo umva. Wowe ibyo ngibyo bintarire. Gusa umbabarire uriya mwana ntazongere gukandya muri business yanjye. Ntabwo bizongera. Mperuka kurya ibiryo bya ninjoro. Ngo yagiye ngo mu masengesho ngo uyu munsi wose ngo ngari ngeki nureba. Mama wazakomeza kuntera umujinya. Sibyo? Buretse gatoya. Burenge nshobora kugenda ngashaka umwavoka. Akagenda karega barakore bose. Maze nkareba kumunuza Imana nayiza n'avoka wayo. Dada hari izindi ntambara tuba tudakeneye kurwana. Gusenga ni icyaha. Mama wa Tito wamba. Dada mwere. Okay. Ngiye ibyo byose ngiye kubikemura ntukibazo. Sibyo? Ya. Ngiye kubikemura. Donc wowe unshyire ku murongo dukeneye iki. Nakohereje na email baduhaye nayo. Uriya mugore se ari gutuma nanayireba. That's okay mwihorere. Okay, nta kibazo. Mbaga gutesha umutwe. Sawa. Ngenda ngambi byo muri rugo. Basi biki none? Ngenda ibintu. Ibaze ko mvuye mu gikoni. Ngasanga uriya muhungu yongeye ateka karoti. Managabizi sinaburaye ninjoro. Sinkaho nabwiriwe nanone ngiye kongera mburare. Mama ntabwo nabibabwiye ko zinerareje. Ariko warukwiye kububabarira ntabwo abikoze ati. Arabiyobewe se? Ntabwo mura mbivuga. Nyine mubabarire ubutaha tuzabikosora. Aba sinarapase. Ko Jesus Uri kwimyoza se habaye iki? Ndi guteka kasanga mu gikoni ngo ibintu ngo ndi guteka ngo ari kubona ngo wapi ndi karoti ngo ntazajya ngo mama ngiye mpanza gutera ngo warera ikingo zimutera ibicurane si. Ariko mama ngiyewe nyine nakubwiye ngo ubona ukuntu nsuzuguza abantu. Ngiye nkwiye kwinjira mu nzu akaza nyinjiraho. Waza kwa kwinjiye ubwo. Akwiye kwirirwa hangara nanjye ambwira amagambo yose abonye. Ngiye ndo gutongana n'uyu muhungu. Nkwiye kwinjira mu nzu akaza nkurikiye. Mama sasa tubizanye ukuri sibyo. Nanjye umenye ko ndo sibyo kandi ntago ndo umwana. Ariko umukobwa wawe nawe ararengera kame. Nyine nje ndimo mubwira nihangane ntago warubizi kandi nge mba nazihaye. Ihangane ubutaha nsone guhanga karoti mabusha. Mama ubu nsuzuguza abantu. Okay. Karoti niba ari ikibazo reka basije binduze. Je ntago nkwiye kwinjira. Ntago nkwiye kwinjira ndi kuvugana na mama ngo nawe uzumvugiremo. None umusha mwagiye kurwana kuko mwagiye muri iyo ntezi karoti kubera ikibuzi. Ngenda zikunda karoti zingwa neza. Vanilla ni vanilla. Ntabwo muje umubiri na vanilla sibyo. Ntukajye umvugiramo ndakwiyamye. Ntugateke karoti biryo mabuje ari burye amahoro ahende mu Rwanda. Urabona ari koga ya papa. Umvise. Hanyuma njye mukuraho twiyo cyangwa ushaka ikindi kintu uteka. Ikindi abazi ko kwerwa kwa muganga mu minsi ishize. Abarwayi hareje. Nuje guteka karoti ukabyara. Ngaho babarira pasi ntabwo yarishakaga. Kuko nta nubwo baziyagera zihaje ubutazi ndaha karoti none nazihaha abantu bazajya bazikugaburira. Nuse mama akwiye nimba mvuye mu gikoni ni ngombwa ngo ngiyanza nyiruka inyuma mbwira ibyo yishakiye. Ako mama urumva ibintu abari kumva. Nyine mubabarira. Pasi. Basaba imbabazi. Oye nambabarire. Nawe arabyumva. Umunsi karoti zaza mbabarira sinzongera guteka ikaroti. Nizajya ziba zikenewe nzazisebuza ubunyobwa. Hari iki? Yanjye muzanyere karoti nikundira karoti cyangwa ujye buzima nzi. Ariko pase wagire ko kubutwabe. Ubunyobwa bwasimbura karoti. Kandi iyo museka ni mwebwe mamutuma ubwo se uravuga iki? Ariko uravuga iki? Soso.
nyine nuko ngewe mujye muzima basimva mu bwenge ibyo uzimanziye kenye wenda ntuziteke ngewe nkunda karoti ku rwego ntashobora kwimagina hanyuma rasiyo yazo bazoca bayimbaza baza gute se hano hari ubwo ari wowe uhaha basi se bagutekeye kimabuja kobwa yanjye ubona ukuntu uba uri guseka ntabwo nzetse ariko nuko nyiragiye nuko abuze ubunyobwa sorry kuki usuzuguza abo bahungu nyine mbabarira bagutekeye ariko ngiye nkwiye kwicara mu ntebe nawe yicayemo arimo ambwira amagambo yose yiboneye araje asohoka ngo ambwira gutekereza no gusereza amajya abiri kandi nayatogose nabyo nyine vanira nagenda yatogose nawe urabizi ntabwo nzi guteka genda genda mwereke ko bigenda apfa ko kare wabikoze nacyo yamuzanira kubana yatonoye sana nakunda isundo wazangishije guteka wese kuzi guteka ibijumba n'ibihaza date ndagukorera agaso ibyo byose nta kimwe nzi ni tugende akira umwana wawe basi aha akira sheri kira teta wawe ndagukunda sida ariko useme wazamuhaye inzu yo hanze tuzabitanga uzakina rimwe nakavuga uzamuha inzu yo hanze ari hazajya gakoze mukuru gakoze kamera meze gute bro imvura iciye shari kurasara cyangwa ntubizi ko mba nazanye imodoka bizose sawa umeze neza fresh uyu muntu se wabona uyu nguyu ni umusore wanjye uyu nguyu ni grandfrère tuvukana fresh amata aragurutse ibyo nicara kanze grandfrère what grandfrère kubera iki what bigenze gute yani grandfrère baze kudusura mu muganira uriya wimbeshya umugabo papa wawe ni umukire afite amafaranga afite kampani wowe uri hano mu kabari ese uko ni business iciriritse ntabwo bivuze ko iciriritse uzadusure mu rugo tuganira bivuze ngo iriya kampani ni yemwe uzadusure mu rugo tuganira tubwire uko bimeze banza umbwire nakwibuka oya ko mutinda hari uri kwikina yani gambo uri kwikina nta n'ubwo musa ahubwo dusa uriya ukaba brother wawe ya ni grandfrère ari n'umusore wamubare basi ko byagutunguye ahubwo mbere we n'umusitari ubwa mbere nyine ahubwo wamubariye tukana nawe tukaganira basi iyo wamubariye yonyine ese vani utaza ngo tujye ku ishuri twige ujye ureka kwirirwa hano mu rugo se tugende ku ishuri nyine wige nawe utangire kaminuza wige shamva njya mubwira ibintu by'ishuri ntabwo binshishikaje ndashaka kwikorera fashion design nkakorera amafaranga pinanye nkashaka amafaranga byuzuye nkaba n'umukire nkanafasha na mama rero ibintu byo kwiga igihe cyose umuntu yakiga si ikibazo n'amafaranga ya vani inzobe uhagaze amaguru ufite ukuntu umeze kuva wageze i Kigali menya ngo byaratunganye wowe iga kwambara neza ujye mu muhanda abagabo baragukubita imodoka baragukubita amabizinesi ibibazo bikemuka ikibazo ufite ni iki ikibazo cy'amafaranga wageze muri Kigali ibyo ntabwo ari byo byanzanye ngomba gukorera amafaranga yanjye imana ngomba gukorera amafaranga yanjye kandi nanjye nkawaka izina nkiha agaciro ndetse n'icyubahiro so rero I have to work hard ikindi nyine mva noneho skills ziri kuncanga ndumva nananiwe mu mutwe naherekana ibishushanyo mva nihataye none se wowe ibyo bintu urimo ni ibiki ibyo ariko
ariko nta kibazo ko i Kigali nyizesha iminsi nyuma y'iminsi ibyo bizaba byagusize mu bane yahinduka shani kandebe kubanjirije amazi mu gikoni tutari muri Kigali agiye koga bani byiza umeze bon nicara hariya harehare tuzi ko n'utari kwitegura ngo ujye ku ishuri cyane nyine ndumva university naba ndetse kuyiga bya fashion design kuko nyine niyo mpano mfite nibyo nshaka gukora cyane kwiga bikazaza nyuma ibyo birisubizeho sha cyane pe nyine urumva ngize n'amahirwe abantu bakanyemera nkabakorera nyine ndabizi cyane nzi kudisayininga imyenda doda nabyizeho gatoya nyine nihisha mama n'iki nyine ntabwo ari kubinyemerera ariko nyine nicyo kintu namubwiye nimbabura njyewe njye mu mujyi nshaka kumufasha musene kurira amafaranga nkaba umukire ubana nyine nabikoreye nanabivugiye none se kuki wumva wakurikira utumvikana na mama ako ndumva mama atazabihakana ariko bikose nubwo Chantal wenda atagize amahirwe yo kuba umukire nk'uko nawe yarabigambira akiri umwana ariko bugerageje uri kumva mutazuvuga ko bagiye muri ibyo bya fashion byawe bizamuye mutarice ngo bigareho nyine akwemeye cyangwa ntabwo ari byiza ni amahitamo yawe gusa ntamenya aribyo utajyanye na sosoza sosoza afite gahunda nyinshi kandi yewe yasimba imenyereye rwose hafi hafi rwose uzamenya umujyi gutesha nyine bizaza bitazaza wicara ahangaha ujye ugenda urebe ukuntu abantu bambuka umuhanda ugende muri bisi urebe ukuntu bamwe bicara abandi bagahagarara utwo tuntu twose nyine utumenye bizaza nyine bizaza tubara batangira n'agasura katangiye kuza neza rero nasanze ngiye kuryama ubundi nyine sketchinga nacagaga ibipapuro kubera nyine nimba ari uko hari bari ikirere nahinduye n'iki birimo kumvanga ariko I know nzabikora ndizeye ryawe pe ryame neza sawa umukobwa yari ushaka kubonaga bitangaje none se mubwire wowe nawe muravugana yabyemera ngo ariya murambeshya murumuna wanjye none se wowe imideli ukabura ibi ni buri wese agira umuhamagaro wiwe buri wese agira ibintu akunda we nibyo bintu byahisemo akembi ndebe ufite bizinesi iri bi ntabwo uri kwibona ndabibona ariko iyi ni imideli ngiye gushaka kamera about choice ngiye gushaka kamera nziza barazanye nyine ngenda gukunda mu bitwara aya mu big fan thank you so much tangiye kugira abafana undi arabafite n'asuguye tweganye mfana njyenyine ata urakoze cyane uranyuzwe ndanyuzwe nizi ko utari wambwiye kuri ubu ubizi ugasanga ntahari itari mana ntabwo mba ngomba guteguza abakozi nabo banakira nkeneye umukumbuye ni umukumbuye umeze ute basa neza cyane oh my god you look good oh my god reba ukuntu wabaye mwiza cyane cyane warahindutse wabaye munini wabaye mwiza
wajya baragiye kongera kwiga cyonze ubu ngubu ushobora no kubana Minisitiri yeah yabaye umugabo asigaye gusumba turagutse tumeze neza umwana yanjye urakuze warakuze yitwa honey warahindutse wabaye mwiza umugati Steven wamenya ko ari we mwana asigaye gusumba abicokoze ubaye mwiza ugera ku bwataye oya wowe ntabwo ugomba oya ikibazo mwabikabije hano aho nari mukumbuye ntushobora kubyumva numvaga nshaka kukubona numvaga warahindutse wabaye mwiza cyane ubwitonzi no bwarakwishe kurana gukora ntabwo nsigaye umunsi turataha njye nawe neza sibyo sobanyize uzwi ntabwo ndi guhagarara kuko rero baguha iki ntacyo nzanira akawaii no fata icyo ushaka wisanzure bose ari hano nde bose ari he ntabwo wari ubizi hano hanahanye The boss, the ikintu boss. ushaka mbwira ikintu kinini ushaka muravuze ngo twisanzure mbese nkatari isanzure hano turi kwa Steve turi ku mukozi nzanira amarura ntabwo gare kandi oh my god ubaye mwiza ntabwo birenze bityo nza amamodoka yirirwa agonga ujya ugenda nijoro gusa nakunda nijoro n'ubundi byawe wabaye umugabo ntabwo ni ugukora imyaka myinshi imana yongera irakurema oh yeah come on kamvugishe mama arampamagaye none se uriya ni sheri wawe no ni umushuti wanjye twabanye kuva kera araciyemo igihe kinini tutabona nabonaga mwitwara nk'abantu mukundana n'ukuntu nkawe none se kubera ko nshaka kujya mu by'imideli mwazabifashamo like nkunda cyane urakomeje yes nyine nkunda urabikunda nkunda kudekora by'imideli ndetse no kuyimurika nuko ntagize amahirwe yo kubyiganisha ukabifatanya byose yes okay ushobora kuzareba menu yawe nta business card nagendanye ariko James okay ntabwo ari kuko kumbwira izina ryawe kuko izina ryawe hano seriveri hari urakoze okay niba ubikunda tuzabibona urakoze ukunda talent cyane sasa agiye heza tumuzanye telefone none ndagenda ntabwo uretse agiye kwitaba mama we ntacyo nazi ndamusavinga mwaganiriye se nisanzuye yabonye nta kibazo yantembeje namubonye kuri televiziyo okay ni sawa kandi turi kumwe it's my brother kaka mama arampamagaye ari kunshaka arambwiye ngo nihute sinzi uko bigenze aranyeneye cyane reka ngende ntacyo
ariko nimugoroba waza mu rugo tukaganira wabanza ukamuha gato mama arampamagaye ameze neza iyo ameze neza Okay, mbiko nta reka kibazo tujyane. ariko no James ahubwo waza kuza nimugoroba ariko buri kamanze mwitabe vava nihute nibikundira nimugoroba uzundebe yeah. Thank you. ko agiye se wese agenda Bro, simbizi ariko buriya biri gutirwa kumva kesi z'ababyeyi. turasigara twemera bana se mu kavuga umushinga wanjye tameze sawa Yeah, natamushimye she's beautiful. natasoso